nari mvuze ngo dukomere Imana amashyi nawe tumukomere amashyi. Reka ngubwire, nusenga amasengesho jya ubanza urebe ibigomba kubanza gukurwaho. Ntabwo ari ugupfa gusenga. Iyo umuntu asenga arabanza akareba ibintu byatuma ntemerwa imbere y'Imana ni ibiki, icyatuma Imana itambona ni ikihe. Ese gusenga k'umunyabyaha kugira umumaro, cyangwa gusenga k'umunyabyaha ni ugusakuza? Ikindi, ntugasenge usa nkaho uri gutera waraza. Jya ugira ikintu wigomwa uvuga ngo iki ndakiretse kubera gusenga, kuko namenye neza ko iyo umuntu asenga hari aho ubuzima buva naho bwinjira. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ikindi, umuhinzi wagiye guhinga, ubu igihe tugereye hano umuntu wagiye guhinga ageze kuri. Ubu igihe tugereye hano umuyede watangiye akazi ageze kuri. Ubu igihe tugereye hano umumotari watangiye mutondo ageze kuri. Mbaza umutima ngo wowe ugezehe, wowe ugezehe. Hari igihe njya mbona umuntu aje mu rusengero agatangira agasinzira, nyamara ibibazo afite byenda kumwica, agatangira agasinzira. Mwene ndatereka ngo ubwire, iyo umuntu asinziriye imbere y'Imana mu mukene, iyo umuntu asinziriye ku gicaniro abazaniye umuvumo n'umuryango we. Aburahamu yarasinziye biduteza iki? Akaga. Umuntu waje gusenga yatangiye gusinzira nta kintu abona. Jya Matewusi urebe, umuntu uzi kuvuga cyane niwe ubona abakiriya. Umugore umwe yarambwiye ngo ninjye kumusengera ahantu acururiza, ngezeyo nsanga aracuruza ariko aracecetse. Ese mada kabakiri utababona? Ngo nanjye simbizi. Kumbe we baramubwiye ngo iyo ugeze ahantu ucururiza ugasenga ngo bihita byizana. Oya, ugomba gusenga ukarangura ibintu byiza, ugahamagara n'abakiriya. Kiriya ngurira, kiriya ngurira, kiriya ngurira, kiriya uri mwiza, kiriya ufite ibintu byiza, bigatuma agura. Igihe wagereye hano wavuze iki? Wasinziye gusa. Gusa urumva wabona iki? Tugiye gusenga rero. Gira umwete wo gushaka mu maso y'iki? Y'Imana. Wowe ubura akazi, ubura aho ukorera, no gusenga bikunanire? Hoya ugomba gutitiriza. Amen. Yesaya igice cya mbere murongo wa 16. Soma iryo jambo twakira umuyobozi wa gahunda. Murongo wa 16 bavuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye. Mureke gukora nabi, mwige gukora neza. Mushake imanza zitabera, murenganura abarengana. Mucire imfubyi urubanza, mubabarire, muburanire abapfakazi. Nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku. Tukutuku muzi cyari cyose? Birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira, muzajya ibyiza byo mu gihugu. Ariko nimwanga, inkota y'Uwiteka izabarya, ni ko Uwiteka avuga. Niko akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Niwemera. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu ageze imbere y'Imana yarakoze icyaha, abwira Imana ngo Mana, njyewe nakoze icyaha ariko ndashaka imbabazi zawe. Naracumuye ariko ndashaka ngo ndenganure. Nari mfite agahinda, mfite abantu nanze kubabarira, mfite abantu bambabaje, niyo ngerageje kubabarira biranga. Ariko iyo ubwiye Yesu ngo shoboza, Yesu aragushoboza. Amasengesho y'umunyabyaha nta kintu amara, ariko amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro. Reka mbabwire, vana kwizera, shaka nk'ukuntu wakura kwizera, ugukura ahantu kure, ugushyire muri wowe. Ubwira Yesu ngo uyu munsi ndizeye, ngitangira amasengesho nzasohokanamo igitangaza. Uzareba ukuntu Imana izabigenza.
umwuka wo kutizera uva kuri Satani. Sifa kwa Mungu. Vana kutizera mu kwizera, Imana ikore. Doko iyemeza uyu munsi urandure imbuto yo kutizera mu buzima bwawe, ubwire Yesu ngo ndakwizeye, urebe icyo Yesu ari bukore. Nimwemera mukumvira. Kwemera se niki? No guca bugufi. Iyo wemeye ijambo ry'Imana, iyo wemeye icyo Imana ivuze, iyo wemeye kugendana n'Imana, Yesu akora ibitangaza. Reka ngubwire, ntabwo Imana ikeneye abantu benshi imbere yayo. Imana ikeneye wowe. Sifa kwa Mungu. Abo twatangiranye nabibabwiye. Umukobwa mama we yamubyaye akora akazi ko mu rugo. Umukobwa arakura agize imyaka 25 akora akazi ko mu rugo nawe. Mama we akora akazi ko mu rugo. N'uwabyaye akora akazi ko mu rugo. Umukobwa ngarabireba aravuga ngo ariko ubu nta kintu akora ngo Imana hindura amateka. Noneho ahantu basengeraga mu itorero basengeragamo byari bibujijwe ko umuntu ajya mu rusengero yambaye ipantaro. Noneho aza kumenya ko urugamba umuntu arwana kururwana wambaye ijipo bidashoboka. Aravanga uyu munsi muri amasengesho pastor ateguye, ngiye kwambara ipantaro, ngiye kurwana, ndwanire uburenganzira bwanjye, ndwanirire mama, ndwanirire ubuzima bwanjye. Ahari Imana yanyibuka ikamukura akazi ko mu rugo, nanjye kamakazi n'abana nzabyara bakagira uburenganzira bwabo. Ahita yambara tiriningi, ashiraho press, araza ageze mu rusengero. Pastor aramubwira ngo wasaze cyangwa kuki waje wambaye ipantaro? Pastor, nasenze nambaye amakanzo, senga nambaye ingutiya, namenye ko urugamba ngiyeho. Nta musirikare ujya ku rugamba yambaye ijipo. Uyu munsi naje nambaye ipantaro, nje ku rugamba, nje kurwanira uburenganzira bwanjye, nje gushaka mu maso y'Imana. Pastor abura icyo avuga. Aramubwira ngo na mama na papa iyo barwanaga ntago baryamaga, babaga bahagaze. Reka ngubwire, nta muntu urwana ahagaze, nako yicaye. Nta muntu urwana aryamye, ni ikomba. None wowe ubukene burakwishe, abadayimoni barakujwigiriza. Iwanyu mwavukiye mu nzu y'ibyatsi, nuko leta yatanze amabati, ariko ubu ngubu bukiri mu nzu y'ibyatsi kuko ntawe ari kugura amabati iwanyu. Mama we yakubyaye mu bibazo, nawe ushaka mu bibazo. None ngo gusenga ngo bireke? Oya. Yabesi yatakambiye Imana, Imana imusubiza agaciro. Iyo umuntu asenze karande zirashira. Iyo umuntu asenze imyaka ivaho. Ujye ukunda gusenga, tukajya ukunda gusengerwa, ujye ukunda gusenga. Ejo umuntu yambwiye ngo umusonga wawe ntago wambuza gusinzira. Namubwiye shakumbwiye nabi, nandi kumbwira ngo asengere. Harangwa ngo pastor twaturi gusenga, namwe ngo shaho nsengere bana dore mfite ibinini. Harangwa ngo ndagusenga ariko nawe sengere kuko umusonga wawe ntago urumbuze gusinzira. Noneho natashe numva ngira ngo ambwiye nabi. Ntabwo yambwiye nabi, yambwije ukuri. Nanumvise mbabaye, bonje ngusengera, amwate mbabarira umusonga wawe. Harambwira ngo wowe nitore mugende musenge, muhamagara icyo kibanza, muhamagara abakire, muhinduka abakire, musenge, nirukane ubukene buzagenda. Ndavuga nanjye ndaza kuyibabwira. Mureka dusenge, twirukane ubukene, Imana duhindura abakire, twiyubakira urusenge, tugura amashuri, tugura tubaka ibitaro. Noneho nawe ugomba gusenga ukazana impinduka mu muryango. Amen. Rero ijambo yatubwiye ngo mwiyuhagire. Ninde wavuye mu rugo adakarabye? Hari umuntu wavuye mu rugo adakarabye? Mwese mwakarabye? Kubera iki mwakarabye se? Nde wambwira impamvu yakarabye? Mbwire rata. Hari ingenzi gukaraba. Nta wundi wambwira impamvu wakarabye sha mu gitondo? Wakarabye kubera iki se? Ni ingenzi. Dani wakarabye kubera iki wakarabye se? Kugira ngo duse neza. Yes. Gukaraba egari gusa. Noneho rero twebwe hano nta pisine ihari, tugiye gukaraba bitewe n'ijambo ry'iki. Reka dukarabire muri iri jambo, dukarabire muri iri jambo.
nukarabira muri iri jambo imigozi yaje ikuziritse irakuvaho. Nukarabira muri iri jambo imyaka ya nyoko naso irakuvaho. Nukarabira muri iri jambo abagutaye baragaruka. Nukarabira hehe muri iri jambo ngo twiyuhagire twiboneze. Noneho hari n'abandi bantu bamara kwiyuhagira akitera n'agaparufi agasiga agafondeti. Ejo hari umukobwa wambwiye ati afite icyifuzo ni musengere ngarashaka kugura bya bindi sigano babita gute rouge à lèvres ngo imaraho iminsi. Arambwira ngo pastor sengere hari rouge à lèvres nshaka kugura ngo iyo isize ngo ntabwo yirya, ngo uko isize ngo ushobora kwirirwa umunsi wose ikimeze uko. Ntamubwira se igura ngahe, arambwira amafaranga igura, numva koko ni menshi ari byo gusengerwa. Arambwira ngo pastor ngo hariganye isiga rouge à lèvres ngagera mu mujyi yashizeho, kandi nkunda ka rouge à lèvres, numva icyo cyifuzo nacyo kirakenewe. Yambwiye ngo pastor mu bintu nkunda ngiye no gusengera ahantu bakambuza ka rouge à lèvres nahava. Arambwira ngo nukuri pastor nkunda ka rouge à lèvres, rero sengera mbona amafaranga yo kwagura kajya kirigwaho ejo ngare gashireho ngo ndagakunda. Nta musengeye da, none sinari kubireka kandi afite icyo cyifuzo. Nabwiye Imana ngo Mana muhaye amafaranga agura ka rouge à lèvres ashaka ajya gashiraho nigashaka kanarareho ejo ngire ashireho kandi. None wowe ufite cye cyifuzo manza doko banza wiyuhagire, mwiyuhagire mwiboneze. Numara kwiboneza mukureho imyanda Imana ibaha umugisha. Haguruka dusenge. Ntutegereze munza kukubwira ngo zamura ikiganza ngo warasambanye. Oya, bwira Yesu ngo ndi umunyanige ngiye narasambanye. Muri amasengesho ngeneye imbaraga. Yes. Haleluya. Bwira Yesu ngo muri amasengesho ngeneye ubwiza bwawe. Imana ishimwe cyane. Kandi kwikunda umwana wayo njye kwinkonda ntakwiriye narumogo. Haguruka dusenge Imana twihanira imbere y'Imana. Nukwima Yesu wambambirwe musaraba mubo yacungu mujayo maraso ziyuko nanjye ndimo zajya ndirimba urukundo rumaze kubura mu bantu, urukundo rumaze gukonja mu bantu bose. Mbese urukundo rw'Imana yacu bagereranywa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Yesu urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Reka mbabwire, sigaye mbona umuntu kubera urukundo rwabuze yakumva ko wagize ikibazo
akajya gushima Imana. Doko umuntu akishimira ko wapfushije, yakuba bakwirukanye mu nzu ngo nawe yabona se ngo Mana ushime ko bamwirukanye. Uri umurokore ko rurasenga. Biravuga ngo dukundane, sifa kwa Mungu. Umuntu yabona wagize ikibazo akaza hano gushima Imana ngo haleluya, ngo ndashimira Imana, ngo hari umuntu ngo wari umaze iminsi ngo nzengereje ngo nane ngo Imana yamunkubitiye. Imagine, kera abantu basengaga bagiraga urukundo. Uzi ko kera waturanaga n'umuntu wabura ikiro cy'umuceri akakiguha. Asifiwe Yesu. Ariko ndashimira Imana, ejo hari umuntu weretse undi muntu urukundo. Ejo umuntu buriya reka mbabwire, nubwo wowe ufite urukundo rukeya, ariko hari abandi bantu barufite. Ni ukuri kw'Imana. Uzi ko umuntu asigaye agura kafite ibitenge nka 5 bikarinda bisazira muri garderobe atakwambika umuntu. Umuntu akagura umuceri agateka mwinshi, usigaye bakawumena naho umuturanyi, kandi ngo ni umunyamasengesho. Umuntu akambara ubusa ufite umwambaro. Imana iduha urukundo mu izina rya Yesu. Imana iduha iki? Siko mutari kunsubiza ntabwo mufite, ntabwo mushaka Imana iduha urukundo. Torero, umuntu asigaye yishimira ko mwene se yapakaye. Umuntu akishimira ko itorero ryasenyutse. Umuntu akishimira ko umushumba byamunaniye. Umuntu akishimira ko korari yasenyutse. Umuntu akishimira ko umurimo w'Imana wasenyutse. Akishima no kuri kw'Imana. Umuntu akaza mu rusengero aje kuraga gusa umurimo w'Imana ugira gute usenyuke. Nusenyuka uzunguka iki? Ariko kera ngo abanyamasengesho bariraga itorero. Abantu bakundaga itorero. Haleluya. Imana idusubizamo ibihe byacu bya mbere. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Musubize Yesu ashimwe cyane. Amen. Gerageza ugirwa rugira Imana ngo usubizamo urukundo. Uko umuntu asigaye ariko Mana abadayimoni baduteye. Umuntu yakumva gusa ko waburaye akavuga ati Mana uzongera umuraze nejo. Haguruka dusenge Imana tugarere mu rukundo. Zamura ibiganza dusenge. Nikiye cyaca kubuza umugisha muri amasengesho, no gusomana, mu businzi, mu busambanyi. Gerageza ukizwe. Saba Imana imbaraga zo guhinduka. Saba Imana imbaraga zo kugira urukundo. Kunda mwene so, kunda umuvandimwe wawe, shyigikira umurimo w'Imana. Kuza maraso ya Yesu, ubiremo muri ayo maraso ya Yesu, ubiremo muri ayo maraso, ubiremo maraso ya Yesu, muratira mubona amahoro. Muze mwibire maraso ya Yesu, muratira mubona amahoro. Zamura ibiganza, bwira Imana ngo ndi wa munyabyaha waje imbere yawe. Yesu yaravuze ngo niyo byatukura tukutuku nabyeza ngahindu bigahinduka nka sheregi. Birashoboka ko wagiye mu bapfumu, birashoboka ko waguye mu cyaha cy'ubusambanyi, birashoboka ko waraguje, birashoboka ko wisize imiti, birashoboka ko hari intambara umaze iminsi urwana nazo bigatuma ujya mu barangi, birashoboka ko kubera ubukene wagiye gushaka imiti yo gucururizaho ariko Yesu yakubonye. Yesu yakubonye. Birashoboka ko hari ibintu umaze iminsi wishyiramo kugira ngo ubone umugisha, ibyo ntacyo byakumarira. Rekura icyaha, Imana iguha amahirwe. Umusambanyi ntabwo azajya mu ijuru, nta mujuru uzajya mu ijuru, nta mubeshi uzajya mu ijuru. Ibyo byaha nutabireka nta mugisha uzabona, nta mugisha uzabona. Bazaguhanurira, bazakurambikaho ibiganza, ariko ntacyo bizakumarira. Gerageza ubwire Imana ngo ndi imbere yawe.
senga utegereze ko tugusengera. Gira Imana ngo nyeze, gira Imana ngo ntunganya, gira Imana ngo nagiye kure yawe, amagambo abaye menshi, gira Imana ngo ntabwo ngiciyiriza, gira Yesu ngo nyeza. Mwene data shaka mu maso y'Imana, ungarukire Yesu ungarukaho. Wireba ku ruhande, umuntu apfa ari wenyine, ajya muri Senekiya ari wenyine. Niyo mpamvu nta murozi uzajya mu ijuru, nta mupfumu uzajya mu ijuru, nta mucuraguzi uzajya mu ijuru. Ibyo bintu wirirwamo bireke, ntugasebye abandi. Kwirirwa uri gusebya abantu bireke, kwirirwa uri gushisha inkuru bireke. Uratega imodoka ugiye gushisha inkuru, byo bireke. Gerageza ubwire Imana ngo ndashaka imbaraga, kandi ubwo wabona utari gusenga, ndonda kwinginga ngo senga mbere ko nagusengera. Bwira Imana ngo naracumuye, Yesu aje wagenda. Uzi kutabona ijuru, mwene data haranira kubona ijuru. Ubonye amafaranga ntujye mu ijuru, byakumarira iki? Utunze imodoka n'inzu ntujye mu ijuru, byakumarira iki? Waba wararuhiye iki utabonye ijuru? Muri amasengesho uyu ni umunsi wa mbere, gerageza ugire ikintu ukuraho, gerageza ubwire Imana ngo ndifuza gusabana nawe. Uzi kutajya mu ijuru, kuba amayibobo mu isi, no mu ijuru ukazaba amayibobo. Yewe we, uzi kujya mu muriro. Ariko reka tukinginge Mana mu izina rya Yesu, tuzamuye ibiganza imbere yawe, zamura amaboko imbere y'Imana. Biravuga ngo nidutsindwa, niba dutsinzwe tuzamura ibiganza. Birambwira ngo wiyita intungane, abayise Imana inyabinyoma. Jambo ryarambwiye ngo twese twakoze ibyaha twashikira ubwiza bw'Imana. Ushobora kuba utarasambanye ariko ukaba waraneguranye, ushobora kuba utarasambanye ukaba utaratanze, ushobora kuba utarasambanye ariko waranze kubabarira, ushobora kuba utanywa inzoga ariko usinda amagambo, ushobora kuba utajya muri buwate ariko wishimira abaririmbyi ko basenyuka, ushobora kuba utajya kuraguza ariko ugira amagambo yo kubwira abandi nabi, ushobora kuba utajya mu kabari ariko aho wicaye usebye abakozi b'Imana, wangisha abantu abandi. Uriya muntu si mwiza, aribyo bikorwa bikuranga, ibyo byatuma utajya mu ijuru. Reka ngubwire mwene data, egera Imana, wisabire Imana imbabazi. Mwami Imana yacu, tuje imbere yawe tariki ya 28, dukeneye imbabazi. Twararebye turacumura, turavuga turacumura, dukoresha ibiganza turacumura, turi abasambanyi, turi abajura, turi abasinzi. Mwami wanjye, twagiye mu bapfumu bamwe, Mwami Imana, bizingiyeho za karande, bararaguza, baraterekera muri amasengesho yo gutegura kugira ngo tuzasangire nawe, tuzajye kwigaburo ku cyumweru twejejwe. Umunyabyaha ntabwo ajya yegera wowe, ariko Mwami yabasha gukuraho imyanda, umuregerana mu izina rya Yesu. Ntabwo ari twe twagushatse, ni wowe wadushatse, ariko turavuze tukuvaho, twakuvuyeho kubera imirimo ya kamere. Kamere ni mbi, kamere y'ubujura, kamere ni mbi, kamere y'ubusinga, kamere y'ubuzigaba, kamere yatubujije guhura n'Imana, kamere y'amoko, kamere yo kutababarira, kamere y'amagambo. Tubabarire kamere, tubabarire umujinya, tubabarire uburakari, tubabarire igomanwa, tubabarire ubusinzi, tubabarire ubuhehesi, tubabarire ubujura, tubabarire kudasenga, tubabarire intege nkeya, tubabarire amarira, tubabarire amaganya, kutizera. Abantu benshi ntabwo babizera, basenga batizeye. Tubabarire Mana, iri teraniro rigaragaremo, iri teraniro turi gutumiyemo, iri teraniro rikoremo ibitangaza, iri teraniro reka twishime, reka tunezererwe nawe. Aya bashataya, babarira abamama, babarira abapapa, babarira abasore, babarira abakobwa mu izina rya Yesu. Amasengesho y'umunyabyaha ntacamara, abantu gusenga birabananiye, birirwa mu magambo, birirwa mu matiku, birirwa mu nsangano. Abantu gusenga birabananiye, ariko iyo bageze mu kabari baravuga, bagera mu bindi bakavuga, bagera imbere yawe gusenga bikanga.
twirukanye uwo mwuka wo kudasenga, mwuka wo kutizera. Turabarire, turi abanyabyaha. aya materaniro twirukana abadayimoni, twirukana abarozi, migambi ya satani, migambi y'ikuzimu, inama z'ikuzimu, ibirwanya umurimo, ibirwanya iteraniro, ibirwanya abashumba, ibirwanya abahanuzi, ibirwanya igihugu. Inama y'ikuzimu turayiburizamo. abadayimoni baje kurwanya amateraniro turabasubizayo, nibasubireyo, nibashwiragire mu izina rya Yesu. Tuhamagaye Imana, tuhamagaye Mwuka Wera, Yesu Kristo mwami w'abami, ngwino muri iri teraniro. wese umumama, wese umugabo, wese umusore, tubabarire Yesu, twishimirwe nawe. gusenga bihindura ikirere. Munyabyaha ntabwo ajya yumva n'Imana, munyabyaha nta kintu abona imbere y'Imana. ariko turakwinginze twese udukureho imyanda yose yo mu mirimo yacu ya kamere, dukureho imyanda, dukureho karande, dukure mu gisekuru, dukure mu gisekuru. turashaka imbabazi zawe mwana. babarira abakobwa abikinishije, babarira abasinzi banyweye inzoga, babarira abajura, abakuyemo inda, babarira ababeshi, babarira ababeshi Imana. abantu basigaye babesha abantu, bakabesha n'Imana. tubabarire mwami. abantu basigaye baryama badasenze, abantu basigaye babaho badasenze. tubabarire Yesu, dusubizemo imbaraga. dukeneye amavuta mashya, dukeneye uburinzi, dukeneye presence y'Imana. turagukeneye muri iri teraniro. niyo mpamvu twinginze ngo uzubane natwe. turasenze mwami, turasenze mwami, imbabazi zawe nizitubeho. bari mu nzira turabasengeye, abacu bateguye kuza muri aya masengesho, abaririmbyi turabasengeye bari mu nzira. turasengera abashyitsi bari mu nzira, ubakureho umwuka w'impanuka, ubakureho umwuka wa dayimoni. iki satani yari yateguye tukiburijemo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. twakiye imbabazi, ubuntu bwawe bube muri aya materaniro. urakoze Yesu. haguruka dutere haleluya kugira ngo twakire umuyobozi wa gahunda. haguruka, niba uhaguruka banza zamura ibiganza wakire imbabazi. zamura haleluya wakire imbabazi. hari umuntu umwe uretse gato nigeze mbona umuntu ajyaza gusenga hano. twasenganaga i Murambi, ntabwo ari hano. yageze aza gusenga i Murambi, twavuga ngo asenge, ukabona yifashe gutya. ndavuga ati mbega uyu mama w'umumarayika. ndavuga ati disi uyu mama mabanza atazi kuvuga. umunsi umwe rero reka nce hahandi bakora baparika iyi modoka nihe? Majerwa. oya Juwakari. reka nce Juwakari nambaye ingofero n'amatiriningi. sanga uwo mumama arimo aratuka undi mumama. uyu ni undi musengero utavuga. ndamwegera nakubirandura ubu nagucurikacurika. uyu mama katavugaga mu rusengero hano, uyu mwaka ari kuwukurayo. nsanga mu rusengero yigira intama kandi ari ikirura. ikibazo cyanyu hano muba mutwereka ko muri intama ariko hanze mukayibirura. wabaye intama no hanze ra. ndakubwira ngo tera haleluya. urayitera. zamura ibiganza di, abazi muzi kuvuga. zamura haleluya, haleluya, zamura haleluya, haleluya. zamura ibiganza, zamura ibiganza. vanga mwami Yesu, mwami Yesu, uhereye aka kanya naciye imbabazi muri aya materaniro. reka nzabonwe nawe, uzanyishimire. imbaraga zandwanyaga nditandukanya nazo muri aya materaniro. ndaguhamagaye uzubane nanjye. iki wacu batampaye ukimpereze. icyo famiye itampaye, icyo umugabo atampaye, icyo umugore atampaye, wowe ukimpereze. aya masengesho afungura ikirere. subiramo aya masengesho afungura ikirere cyanjye, mbasha kwinjira. zamura ibiganza kandi haleluya, kandi haleluya, haleluya.
haleluya haleluya